kuri Evangel Mama Dieme TV tubanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo i Nazareti. Yesu ashimwe aho muherereye hose. Turanezerewe cyane rero kuba tugarutse kugira ngo tuganire ku munsi w'Uwiteka ukuntu zabumeze. Mbere ya byose urumva ukuntu uwo munsi uzaza umeze nabi ku bantu batakoreye Imana. Unyemerere tubanze dusenga Imana. Dusenge. Uwiteka Imana yacu, Imana nkuru, Imana idukunda, turagushimye, tugushimira kuri Imana idukunda, tugushimira kuri Imana izi byose ku mwana w'umuntu. Data ushimwe wabwa icyubahiro. Tunejejwe n'Imana mu mutima iyi saha Mana yo mu ijuru kugira ngo Uwiteka Imana tuganire n'abantu bo ku isi waremye nawe ugishije inama. Twamaze kumenya ko umunsi w'Uwiteka igihe amahanga yose azabateranira imbere zawe ni ibintu bizaba bibabaje kandi bikakaye kandi bizaba ari ibibazo ku bantu batakuzi. Ni nayo mpamvu tuje imbere zawe tugira ngo tubibwire abantu bose ko umunsi w'Uwiteka uhari. Urakoze rero irivuga butumwa rigiye ku isi, uriyobore kandi Imana yacu yikaragaze. Urakoze kubikore kuyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Ego turabasuje mu izina rya Yesu aho muherereye hose. Aho muri hose rero haba umuzungu, haba umwirabura, haba abantu bose, haba ari abanyarwanda, mwebwe mwese n'abakongoma n'abatanzania hirya no hino ku isi, ndabasuje mu izina rya Yesu. Yego Imana yo mu ijuru rero iradukunda kuko ikomeje kuduhishurira buryo ki hari umunsi w'Uwiteka. Hari umunsi w'Uwiteka rero uzazo twika nkitanura bantu bari kunyumva. Dukwiye gukora tugakorera Imana tutishushanya kuko uyu munsi w'Uwiteka uvugwa ahantu ni umunsi udasa n'iyindi minsi. Mbese waba uzi uko uzaba umeze? Ndagusabye mu muntu w'Imana garukira kuko umunsi w'Uwiteka uzaza nta mukino ufite. Umunsi w'Uwiteka igihe amahanga yose azabateraniriye imbere y'Imana, hazaza abazungu, hazaza abirabura, abanyarwanda, abakongomani, abatanzania ndetse n'ubundi bwoko Imana yo mu ijuru yaremye. Ariko ndagusabye kugira ngo ukore ibintu rata byashimisha Imana kugira uyu munsi w'Uwiteka nuhaboneka uzaza atari wo kugucira urubanza. Bamwe rero bajya bibaza ngo bazaburana n'Imana. Hoya ntabwo ariko bimeze. Wowe ukunyumva turasoma Bibiliya iradusobanurira. Ni ukuri pe Imana ntabwo izaruhanya n'abana b'abantu ngije kwirirwa irabavuga ngo mwakoze ibiki. Imana ntabwo izaruhanya n'umuntu wese ngavuge ngo kuki utakiranutse. Uwo mwanya ntabwo Imana izawubona. Wowe rero mu mwanya urimo rata uko Imana yaguhaye umugisha, ndagusabye gukiranuka kuko umugisha Imana yaguhaye n'ubundi uzabibazwa ukuntu wakoresheje uwo mugisha. Wowe rata urukunyumva, wowe ukiriho mu myaka Imana yo mu ijuru yaguhaye kugira ngo uyimare. Imana izakubaza mu myaka 30 icyo wamaze hano ku isi. Niba ufite imyaka 100, Imana izakubaza iki iyo myaka 100 wayikozemo. Niba warabaye muririmbyi ukabivamo, ibyo bintu Imana izabikubaza. Niba ari cyo wakoze n'ubundi ntugukiranure neza, Imana mu ijuru izabikubaza. Ndagusabye mwana w'umuntu garukiraho kuko umunsi w'Uwiteka udutegereje. Ni umunsi wo Bibiliya itagaragaza uko uzabusa, ariko bivuga neza yuko ari umunsi w'amakuba, abandi azaba ari umunsi w'ibyishimo kubakoze neza. Abakoze nabi rero azaba ari umunsi w'amarira, bazicuza n'impamvu bari bararemwe. Ni ibintu bitangaje cyane kandi bibabaje abantu. Munyemere dusome ahantu ku munsi w'Uwiteka ukuntu uzaza umeze. Niwumva uzaza umeze nabi, ndagusabye cyane kugira ngo ukore ibyo Imana ishaka, hanyuma uzagere muri uwo munsi utazamwara imbere y'Imana yacu. Ushaka ikintu wakora cyazatuma utazakorwa n'isoni. Munyemerere dusome hano muri Zekariya ibice 14 umurongo wa mbere turagera kuwa 4. Umutwe w'amagambo aravuga ngo umunsi w'Uwiteka. 14 umurongo wa mbere aravuga ngo dore hazaba umunsi w'Uwiteka ubwo bazagabanira imiryango muri wowe
nzakoranya amahanga yose atera i Yerusalemu, kandi umurwa uzahindurwa, amazu azasahurwa, n'abagore bazabenda ku gahato. Igice cy'abantu bo mu murwa bazajyanwa ari imbohe, ariko abazaba barokotse muri wo ntibazatsembwa. Maze Uwiteka azahurura arwane n'ayo mahanga nk'uko bajyaga arwana mu ntambara. Imana yo mu ijuru itubabarire. Twumvise ko umunsi w'Uwiteka ni umunsi uzaba uri uw'amarira, kandi ngo uyu munsi w'Uwiteka amahanga yose azaba ari imbere y'Imana yo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo u Rwanda, Canada, Burundi, Tanzania, Kenya ndetse Oceania, hirya y'u Rwanda, ahantu hose hari amahanga mu nyumve, mwumvise ko amahanga yose ntabwo ari igihugu kimwe. Uwiteka Imana iri kuvuga ngo amahanga yose azateranira imbere ye i Yerusalemu. Niba bivugwa rero mu mahanga yose, wowe muzungu mwirabura uzaba urimo, umunyarwanda nawe uzaba urimo, abami mwese muzaba muhari, abaperezida mwese muzaba muhari. Niba rero Uwiteka Imana ishoboye byose iri hejuru y'abo bami ivuga, umunsi uzahamagara amahanga, urukumva nta muntu uzasigara. Naba Imana yaremye ntawe igishije inama. Aya mahanga yose azateranira imbere ye, hanyuma buri wese acike urubanza rwiwe. Hari abantu bavuga ngo bazabazwa, ngo baburane. Ibyo byo ntibizabaho. Amahanga yose namara kugera imbere y'Uwiteka Imana, uzagenda ujye i Yerusalemu. Twumvise ngo imisozi n'udusozi yose izahagararaho abantu. None ngo hari umusozi muremure Uwiteka Imana izahagararaho. Umva, uzajya ugera aho hantu, kuko Imana ntabwo izirirwa iraburana n'umuntu. Uzahagera wowe ubwawe uzibwiriza bya bindi wakoze. Niba warimye mugenzi wawe, niba waratukanye, niba warasambanye, niba waravutse nabi kuri mugenzi wawe, uzabireba, bizahita byizana imbere zawe, uzabisoma, nta muntu ukuburanyije. Noneho wowe ubwawe nubibona, nibyo bizakwereka inzira uzanyuramo. Uzahita ukata wibwirize, hanyuma usubire hahandi wagenewe kujya. Uwundi naza yarakoreye Imana yaremye ijuru n'isi, nawe azaza ibyo yakoreye hano ku isi azabisoma bimuze imbere, narangiza amenye ngo ngewe nakoreye ijuru. Uhite ugenda uve mu hene maze ujyane mu ntama. Imana rero ntabwo izaruhanya n'abana b'abantu nk'uko ihora ikwinginga. Ntabwo Uwiteka Imana mu ijuru izaruhanya ngo iri kukuburanya hoya, ibyo ntibizabaho. Mbese wowe umeze gute kugira ngo uriya munsi w'Uwiteka utazaguciraho urubanza? Ndagusabye garukiraho, kuko iyi si nubwo ubona ari umureso, ariko ntabwo ari nziza. Iyi si twose iri kubaga abantu nta kinya. Mu by'ukuri waba ufite ikibazo ukitwaza ngo korari ntabwo yigeze insura, ukitwaza ngo ntabwo abadiyakoni bigeze bagera iwanjye. Izo ni nzitwazo. Ndakubwiye muri uyu murimo wa data nta nzitwazo zizahaba. Birasaba wowe wihangane mu bigeragezo, wihangane mu burwayi urimo, kuko niba diyakoni runaka ataje kugusura, Imana yo mu ijuru muri kumwe. Ni ukuri mwibuke yuko nta murwaza mu kigeragezo. Waba ufite inzara, ihangane, wivuga ngo mugenzi wawe yakwimye, wowe mureke. Imana izabimubaza mu byo kurya byacu by'uyu munsi Imana yo mu ijuru yamuhaye. Imana izamubaza yabikiranutsemo gute. Abitse ibiryo by'ukwezi we, ariko hari abaturanyi bari kuburara. Imana izabimubaza, ariko reka kumwibaza wowe, kuko wo ni gute wakiranutse. Wakiranutse mu myaka 30 Imana yagwaye kuba ku isi, wayikoreyemo Imana iki? Mu myaka 70 ufite wakoreyemo Imana iki? Mbese wafashije imfubyi n'abapfakazi? Mbese muturanye karyaga inyama ku bunani? Ahari wigeze umugurira n'ikiro, cyangwa se waratetse uhamagara n'abantu babiri wenda ngo barye? Niba utabikora guhera iyi saha, wongere wisubireho kugira ngo ushake imirimo izaguherekeza. Ntabwo Imana yo mu ijuru izazangire ubwiza bwawe, ntabwo izashishikazwa nuko uri muremure, cyangwa se yuko hari ikindi kintu ufite. Murakoze cyane rero,
nababwiraga ngo mugarukiraho. Imana yo mu ijuru ikomeze ubagire neza. Abadafite imbaraga Imana ibahe imbaraga, abadafite imbaraga zo gusenga Uwiteka Imana izibahe, kandi mwihane rwose muze dushaka Imana bigishoboka kwibonwa, kuko kuri uyu munsi w'Uwiteka nasanze nta mukino uhari. Kadusenga Imana, ariko mbere yo gusenga ibyo Imana yagukoreye ujye uraca akarongo kugira ngo nawe umenye ngo wakorera Imana ya Mana yakoze bya bitangaza cya gihe. Munyemerere dusenga Imana. Kadusenge. Uwiteka Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimye. Tugushimira iri vugabutumwa tubwiye ngo ku munsi w'Uwiteka hazaba hari amahanga yose imbere zawe. Ndasaba abari kubyumva kugira ngo nabo abutekerezeho hanyuma bahindure n'iyi miburo. Urakoze kubikore kwiyubahisha. Urakoze Mana kuhinduye abasinze. Urakoze kuhinduye abasambanya, abajura ndetse n'abandi banze gukiranuka. Urakoze kubikore kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Abatwumva Uwiteka Imana ibahe umugisha, kandi muharanire gukiranuka, kuko ikuzimu nta migambi nta n'imirimo. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu. Uwibyo Imana yo mu ijuru yaguhaye bikiranukemo. Niba ufite imyenda birereza mugenzi wawe umwe kugira ngo uzabone icyo ubwira Imana. Uriya munsi w'Uwiteka rero nawe muzunguru ukunyumva, ndakubwiza ukuri ko ku munsi w'Uwiteka nta mikino izaba ihari hoya, nta bintu byo kuvuga ngo narinde umuzungu hoya. Imana yaremye abazungu, muyumve yuko itazazi iri kureba ngo uri umuzungu, nizazi iri kureba ngo uri perezida, nizazi iri kureba ngo urinde. Imana ikizareba ni imirimo myiza no gukiranuka uzaba waragize hano ku isi. Ni imirimo myiza na kwa kundi wavuze ngo ufashije imfubyi n'abapfakazi. Nibyo imirimo myiza kwa kundi wavutse ngo runaka nanze afite kamwubakire. Uwo nawo ni umurimo wazatuma useka kuri munsi mubi igihe uzaba wageze. None umeranye ute n'Imana mwene data? Umeranye ute n'Imana ishoboye byose? Mbese Uwiteka Imana aje akagutungura akakubaza iby'imirimo wakoze muri iki cyumweru. Ufite n'imirimo ibiri mu cyumweru, mbese ufite umurimo umwe. Ni gute ubanye n'Imana? Garukiraho, kuko umunsi w'Uwiteka ni ibintu bizaba bikomeye cyane. Bizaba bibabaje rero ari abantu babuze ubugingo kandi baraburiwe kenshi. Bizaba bibabaje ucumujwe n'akamanyu k'umutsima ngo ntabwo ushaka guhereza mugenzi wawe uri kuburara. Bizaba bibabaje cyane ubitse amafaranga kuri banki abandi baburara. Bizaba bibabaje. Tekereza rero kugarurwa n'akamanyu k'umutsima kandi uri kurebesha ijuru amaso. Mwene data, ijuru tuvuga ntabwo ari amagambo, ahubwo ijuru ni ibikorwa. Mbibutse yuko Imana itanga imigisha, ntabwo izaguhereza umugisha ngo ubure kugerekaho ibikorwa. Gerekaho ubuntu bw'Imana. Muntu uri kunyumva ku isi, waba warahawe umugisha n'Uwiteka Imana wo mu ijuru, ariko ubuntu bukakunanira gutanga. Nyumva wowe uri kunyumva ku isi, wahawe n'Imana umugisha, ariko kugira ngo utange bikanga. Nukomeza rero gufunga igipfusi cyawe ngo nushaka kurambura uhereza abantu batishoboye, Imana mu ijuru izahora ifunze igipfusi mu ruhande rwawe. Garukiraho, garukiraho guhereye isaha ukibyumva, nawe ugira uko wabigenza. Tereta Imana. Imana mu ijuru iratereteka. Niba wari wararegereye, garukiraho hanyuma utangire gufasha abantu. Garukiraho utangire ukiranuke. Garukiraho kandi wowe wasengeraga itorero ugaruka usubire handi Imana yari yaraguhamagariye, kugira uyu munsi w'Uwiteka utazakugiriraho ikibazo ugasanga amarira abaye menshi. Uriya munsi w'Uwiteka rero uzabonaho benshi ingaruka. Hari benshi bazabarihishe mu nsengero bavuga ngo ndi diakone, ndi pasiteri, bavuga ngo umuririmbyi mukuru, bavuga ngo wa wundi wateraga indirimbo. Ariko ndababwiza ukuri ko Uwiteka Imana itazabibona niba utarakiranutse. Nakomeje kuvuga yuko Imana yo mu ijuru yaguhaye impano runaka cyangwa se umugisha runaka, yudakiranutse ntabwo Imana ibibona. Ireba imirimo, ikareba uko wakiranutse, ireba ukuntu wihanye ibyaha byose ukabivamo, hanyuma yaho ukera imbuto zikwiriye abihanye. Mbese uhaye abantu kangahe? Mbese umugabo wawe mubanye kangahe?
mugore ukunyumva ubaho umugabo gute? Mugarukiraho kuko ku munsi w'Uwiteka nta mikino irimo. Iri juru rero nababwiye yuko nge naritambagijwe, nasanze ibintu bikomeye cyane, amabariyeri atariho, umugenzi uzayanyuraho ni wa wundi uzaba warakoze imirimo hano ku isi. Umuntu rero azagendana imirimo ye, nta muntu uzagendera ku wundi. Shaho ku nyanja rupfu nagezeho, nta muntu uzatera intambwe ngajyanye n'undi muntu wahetse. Umuntu w'umubyeyi nibwo yaba afite inda, ntabwo azagendana umwana mu nda, azabanza abyare agende wenyine n'umwana agenda ukwe. Nkubwire nubwo waba ukunda umugore wawe kajana, nubwo waba ukunda umugabo wawe kajana, nta muntu muzagenda kuri nyanja rupfu. Ndagusabye ugarukiraho kuko iriya nyanja ni umugenzi umwe uzayigenda. Ni gute uzagera imbere y'Uwiteka Imana mwawuriya munsi uzabutwika nk'itanura? Uzaza utwika nk'itanura. Uyu munsi Uwiteka Imana ari kutubwira kugira ngo dukiranuke, ari kugira ngo ukiranuke aho uri hose, kugira ngo uyu munsi utwika nk'itanura nawe utazakugiraho ingaruka. Garukiraho, va mu kunegura, uve mu bubeshyi, va mu kugambana, uve mu bintu byose bitahesheje Imana agaciro. Va mu bintu rero bitahesheje Imana agaciro, kandi uhigire imihigo wahize. Usure imfubyi n'abapfakazi, usuye abarwayi kangahe, ugaburiye bangahe, wambitse bangahe. Wowe unyumva guhera isaha, ndagusabye ufate umwanzuro wo kugira ngo ukorere Imana, wera imbuto zikwiriye abihanye, kandi ukiranuka mu by'Imana yagukoreye. Abadukurikiranye rero kuri Eva Mama Dieme TV, nakomeje kubabwira ko muze tugarukireho tumese kamwe. Nukuri garukiraho, Uwiteka Imana iri kwinginga abantu bayo, kuko burya rero nubwo Satani ubona utamurebesha amaso, isi iri kubaga abantu nta kinya. Satani ari kugenda ku bana b'abantu Imana yaremye, ikabereka ko Imana y'ijuru idashoboye, ikabateza ubukene. Bamwe bakabura akazi, abandi bakabura ubucuruzi, abandi bakarara inzara, abandi bakabura ibyo kwambara. Ibyo rero nibyerekana buryo iki Satani ashaka kuguteranya n'Imana yaremye ijuru n'isi. Iyo babonye wabuze akazi, ni wowe ucirwaho imigani, ni wowe bavuga ati igihe yacururije yageze kuki. Sibo babivuga, ahubwo ni Satani ibiri kugira ngo wihebe, uvuge ko Imana yakwibagiwe. Uvuga rero ko Imana yakwibagiwe, garukira mu ijuru, hari Imana itabara, yigumeho, kuko wowe uburara Imana yo mu ijuru yo izakomeza kwitwa Imana. Nawe uri gukora bikanga, ndagusabye komeza ugume ku Mana. Imana ntayo itakura umuntu, nta naho itamushyira. Wowe ufite akazi rero uri kubona yuko utashoboye kubana n'abandi bantu bagufi, Imana yo mu ijuru hari ikikugayaho. Waba usuzugura wa muntu mugufi, ukumva yuko udakwiye kumuvugisha kuko ntago akigeze mu rugero rwawe. Ibyo bintu Uwiteka Imana ntabwo abishaka. Imana ishaka yuko ubana n'abantu bose, kandi ukabagiriraho umugisha, nawe ukababera umugisha. Wowe uri kunyumva rero, reka kuvuga ko Imana yakwibagiwe kubera ikigeragezo urimo. Nakomeje kubabwira ko nta murwaza mu kigeragezo. Bana n'Imana rero, kandi uyigumeho, ndazi neza yuko Uwiteka Imana ari kizagukorera. Nakomeje kubabwira ko Imana yo mu ijuru nta mpamvu tuzayizanaho ku munsi w'Uwiteka. Uriya munsi uzaza utwika nk'itanura, uzaza ureba kiremwa muntu cyose. Mwumvise yuko nta kwisobanura kuzahaba, uzahagera Imana ikubaza ngo ko ari umukene nakugira umuntu ukomeye ukica kuri babandi. Byagenze gute? Icyo gihe nta nubwo Imana mu ijuru muzigera muburana, ahubwo uzabisoma. Ni gute wakiranutse? Wakiranutse mu myaka 30 Imana yagwaye kuba ku isi, wayikoreyemo Imana iki? Mu myaka 70 ufite wakoreyemo Imana iki? Mbese wafashije imfubyi n'abapfakazi? Mbese umuturanye karyaga inyama ku bunani? Ahari wigeze umugurira n'ikiro, cyangwa se waratetse uhamagara n'abantu babiri wenda ngo barye? Niba utabikora guhera iyi saha, wongere wisubireho kugira ngo ushake imirimo izaguherekeza. Ntabwo Imana yo mu ijuru izazangire ubwiza bwawe, ntabwo izashishikazwa nuko uri muremure, cyangwa se yuko hari ikindi kintu ufite. Murakoze cyane rero, nababwiraga ngo mugarukiraho.
Imana yo mu ijuru ikomeze bagire neza. Abadafite imbaraga Imana ibahe imbaraga, abadafite imbaraga zo gusenga Uwiteka Imana izibahe, kandi mwihane rwose muze dushaka Imana bigishoboka kwibonwa, kuko kuri uyu munsi w'Uwiteka nasanze nta mukino uhari. Kadusenga Imana, ariko mbere yo gusenga ibyo Imana yagukora ujye uraca akarongo kugira ngo nawe umenye ngo wakorera Imana ya Mana yakoze bya bitangaza cya gihe. Munyemerere dusenga Imana. Kadusenge. Uwiteka Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimye. Tugushimira iri vugabutumwa tubwiye ngo ku munsi w'Uwiteka hazaba hari amahanga yose imbere zawe. Ndasaba abari kubyumva kugira ngo nabo abutekerezeho hanyuma bahindure n'iyi miburo. Urakoze kubikore kwiyubahisha. Urakoze Mana kuhinduye abasinzi. Urakoze kuhinduye abasambanya, abajura ndetse n'abandi banze gukiranuka. Urakoze kubikore kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Abatwumva Uwiteka Imana ibahe umugisha, kandi muharanire gukiranuka, kuko ikuzimu nta migambi nta n'imirimo. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu.